Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha reka nguhereze ibintu 8 wakora ukazajya winjiza amafaranga byibuze atari munsi y'igihumbi ku munsi. Igihumbi cy'amanyarwanda. Ibintu 8 umuntu yakora bikamufasha kwinjiza amafaranga 1000 buri munsi. Hamwe ndaguhereza n'inama n'umwanzuro n'amagambo yavuzwe n'abahanga, ndetse ndayaguhereza nanya gusobanurira. Ibintu 8 byafasha kwinjiza rero umuntu 1000 cya buri munsi nibi: ukora business yo kuri internet, icyo twita e-commerce cyangwa drop shipping. Gufungura iduka ryo kuri internet ugurisha ibicuruzwa abantu bakunda cyane. Cyambere cyo ushobora gushyiraho gahunda yo kuvuga ngo ucuruza amasogisi cyangwa ucuruza n'amasengeri ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Icya kabiri rero, kwandika cyangwa gukora content kuri YouTube, TikTok na blogging. Ibi bintu kenshi na kenshi njya mbibabwira. Gukora amashusho, inkuru cyangwa inyandiko bigakurura abantu benshi, ugakorana n'amakampani mu kwamamaza. Bishatse kuvuga ngo rero se wowe ukora YouTube cyangwa ufite urubuga rwa YouTube channel, wabona abo kwamamariza gute? Genda wowe niba umaze kubona guhera ku bantu 1000 byibuze, ushake kampani utangira kwamamariza ku buntu. Ntago bazakwima publicity. Nurangiza ubishyiremo imbaraga, uko channel yawe izagenda izamuka ikurikiranwa n'abantu benshi, ntabwo uzakora amezi 3 bataraguhereza udufaranga dukeye. Icya gatatu, icyo twita freelancing online jobs. Freelancing, ukora akazi ko kuri internet nka graphic designer, web development na copywriting cyangwa translation. Icya kane rero, investing in stocks cyangwa crypto. Kumenya gushora amafaranga mu masoko y'imari no gukora inyungu buri munsi, icyo twita trading ku ma Binance ndetse no ku ma OKX ndetse n'ibindi. Wowe wagira ikibazo ushaka gusobanukirwa neza, wanakandika inbox cyangwa ukatwandikira muri comment, tukaguhuza n'abantu babigufashamo neza cyane rwose. Ikindi kintu cya gatanu, digital product cyangwa eco-books, courses, templates. Kugurisha ibitabo by'ikoranabuhanga, amasomo yo kuri internet cyangwa ubushushanyo, design cyangwa template. Ushobora kuba ushobora gushinga website ukazajya ushyiraho ibitabo byawe byo kwigisha amasomo kubijyanye n'ibyo ushoboye gukora, yaba ari uguteka ndetse n'ibindi. Cya gatandatu, affiliate marketing. Ushaka amakampani ndetse ukabashakira abakiriya, ukabona komisiyo buri kimwe baguze cyangwa bitewe n'ubwumvikane. Nonaha ubu ushobora kugenda ukareba nka kampani iri gucuruza ibintu runaka, yaba ari imiti cyangwa itanga serivisi zindi, ukagenda ukazisaba uburenganzira, ugashaka abakiriya, bakazajya baguherezaho ku mafaranga mwumvikanye ku bakiriya uzana. Urumva ko rero kwicara ubereye aho ni ibintu bitavamo cyane rwose. Icya karindwi, real estate. Kugurisha, kurentinga ibyumba ku mbuga nka Airbnb. Kugura cyangwa gukodesha amazu hanyuma ukayashyira kuri platforms zitanga amafaranga buri munsi. Icya munani, tech startups. Kurema app cyangwa platform ikoreshwa cyane. Kugira igitekerezo gishya gihuza abantu cyangwa gikemura ikibazo runaka kikakwinjiriza amafaranga menshi. Inama rero ngiye kukwihera, tangirira ku gitekerezo kimwe gusa, ariko ugikore neza. Wihanganire urugendo kabe nubwo rwaba ari rurerure cyane. Ndetse shora amafaranga mu kwiga ubumenyi
bushya icyo twita digital skills. Ntugacuruze gusa ibyo ukunda, ahubwo reba ibyo abandi bakeneye. Ni umuco wo kuzigama no gushora neza, kuko amafaranga uyabonye ashobora no guhita ashira. Umwanzuro rero nanone, kwinjiza amafaranga 1000 cya buri munsi birashoboka, ariko bisaba ubumenyi, koranabuhanga, guhanga udushya ndetse no gukora cyane. Ntabwo ari ibintu biba mu munsi umwe, ahubwo biterwa nuko wiyemeje, ukagira discipline kandi ukirinda gutinya no gutsindwa. Ubwo rero amagambo yavuzwe n'abahanga reka nyakubwire. Umuhanga witwa Chris Closer yaravuze ngo opportunity don't happen, you create them. Amahirwe ntabwo aza ubwayo, ni wowe uyarema. Cya kabiri, the way to get started is to quit talking and begin doing work designer. Shatse kuvuga ngo witwa Walt Disney yaravuze ngo the way to get started is to quit talking and begin doing work designer. Niko yavuze. Uburyo bwo gutangira ni uguhagarika kuvuga gusa bikava mu magambo, ahubwo ugatangira gushyira mu bikorwa, kabe nubwo waba afite dukeya. Cya gatatu, jambo ryavuzwe n'umuhanga witwa Sam Levinson yaravuze ngo don't watch the clock, do what it does, keep going. Uwo ni Sam Levinson. Ngo nturebe isaha ngo ugatakaze igihe, cyangwa ntukarebe isaha ngo utakaze igihe, ahubwo kora nk'uko isaha ikora, ikomeza kugenda itaruhuka. Rero ngiyeho bagezaho iki cyegeranyo ni Fabien, ndabakunda cyane cyane. Imana ikomeze ibandebere icyoroshye. Nakagarutse, wowe amaze gukora subscribe ndagushimiye, kandi nawe ugiye kuyikora ndagushimiye. Wibuke gukora like kuri iki cyegeranyo. Ndagukunda cyane.